umuhanzi Jay Polly yigeze kuririmba ngo ibihe bigenda n'ibyabyo, ndetse Dream Boys nabaza kuririmba ngo twari kuzarambana twari kuzasazana, ariko ntibigishobotse. Ibyo bongeyeho si ngombwa, ahubwo reka twivugire ku byamare byakanyujijeho mu rukundo mu myaka yatambutse, ariko urukundo rwabo ni rurambi. Hari benshi mu byamare nyarwanda byakanyujijeho mu rukundo n'abakunzi babo, ndetse bamwe bari bazi ko bazanabana karamata ariko birangira batandukanye. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka kuri couple nibura z'ibyamare zakanyujije ariko bikarangira mu marira: Olvis Mugabo na Miss Vanessa Uwase, nushaka wongera Majesty. Urukundo rw'umuhanzi Olvis Mugabo mu itsinda rya Active Again ndetse n'Uwase Vanessa Majesty wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2015 rwarashyushye pe, birandatinda ndetse no mu itangazamakuru rugeramo. Mu gihe gitoya bakundanye cyane ari mu mwaka 2016, ari nawo mwaka bakanyujijeho cyane ndetse baza no gutandukanamo. Yaje guteza ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga nk'aho bari bamaranye imyaka myinshi bakundana. Bimwe mu bitazibagirana ni uburyo bwari bagitandukana. Uyu Uwase Vanessa yavuze ko atari gushobora gukomeza kurera umwana w'abandi. Olvis nawe yamusubije amubwira ko nawe wita umwana we yambariye ubusa. Juno Kizigenza ndetse na Ariel Ways nayo n'indi couple tarenze amaso. Mu mwaka 2021 nibwo abahanzi bakiri bato Juno Kizigenza na Ariel Ways bakanyujijeho mu rukundo, baravugwa ndetse biratinda pe, bitewe n'uburyo buri wese yagaragarizaga amarangamutima mugenzi wiwe. Mu magambo aryoheye amatwi ndetse n'umutima, mu marangamutima menshi rwose, bakomeje kugenda binjira mu mitwe y'abakunzi babo, aha ni bitewe n'ibikorwa byabo birimo amashusho basomana yagiye ajya hanze, ndetse yaje no kugaragara mu mashusho y'indirimbo yabo bakoranye yitwa Away. Umuntu yavuga ko batandukanye nabi kuko mu mpera z'uko Ukuboza 2021 mu kanwa kavugamo amagambo meza, buri umwe abwira mugenzi we katangiye kuba amagambo y'uburakari bwinshi cyane, atwika nk'umuriro w'itanura. Imvugo zari zuzuye icyizere zahindutsemo iz'amaganya. Ariel Ways akaba yaje no gusohora indirimbo akayita Good Luck, cyangwa se amahirwe masa mu Kinyarwanda. Ni indirimbo igaruka ku muhungu yakunze ndetse agakora buri kimwe cyose, ariko ibyabo ntibikundi, aho yamufashe nk'umwana bigatuma umukobwa bamwita umwasama. Ariel Ways yaje no kubyemereza ikinyamakuru Isimbi, avuga ko indirimbo yari ya Juno Kizigenza. Juno nawe yaje kuririmba indirimbo yitwa Arankunda, aho nawe yagiye avugamo byinshi cyane bigaragaza ko yabwiraga Ariel Ways. Iyindi couple itazaba mu mitwe y'abantu ni ya Riderman ndetse n'itwa Asina Ella. Umuraperi Gatsinze Emery uzwi ku izina rya Riderman yavuzwe cyane mu rukundo na Mukasine Asina. Barakundanye biratinda ndetse n'inkuru zirandikwa bitewe n'urukundo rwabo. Aba bombi bakundanye kuva mu mwaka 2008 ariko rwaje gushyirwa akadomo mu mwaka 2014, mu gihe benshi biteguraga ko bagiye gukora ubukwe. Abenshi bavuga ko Asina kubyakira byamugoye, ari nabwo yahise yinjira mu muziki mu rwego rwo kwivura inimba. Asina yatunguwe no kubona Riderman ari mu munyenga w'urukundo na Miss Agasaro Nadia. Baniteguraga ubukwe mu gihe yari azi ko rwose bakiri mu rukundo. Ibyabo nabwo byarangiye, mwese murabizi. Urundi rukundo rutazibagirana ni urwa Kimenyi Yves ndetse na Didi Dor. Umunyezamu wa APR ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi muri icyo gihe n'umushabitsi Didi Dor ni bamwe mu bakanyujijeho mu rukundo hagati ya 2017 na 2019, ubwo urukundo rwaba barushyiraga akadomo. Burya hangana bakundanye koko. Aba bombi ntago harabiyumvishaga ko bashobora gutandukana mu buryo bworoshye bitewe n'uburyo bagaragarizanyagamo urukundo. Ntibigeze berura ngo bavuge icyo bapfuye, gusa bivuga ko Didi Dor yaba yaragize uruhare mu mashusho ya Kimenyi yambaye ubusa yagiye hanze. Uyu mukinnyi yamenya agahitamo gutandukana nawe. Ni nabwo yahuye na Miss Uwase Muyango Claudina, baje gukora ubukwe. Ubu ngubu nabo bakaba bari bamaze iminsi babana, ariko ibyo twaswiga ko mu nkuru ziri buze gukurikiraho. Urundi rukundo twavuga ni urwa Aurore Kayibanda ndetse na Egide. Tariki 21 Gashyantare 2021, Kayibanda Mutesi Aurore wabaye Miss Rwanda 2012 yatangarije ku mugaragaro ko isezerano ryo kubana karamata yari yaragiranye na Gafotozi Mbabazi Egide babanaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badashoboye kurikomeza. Aba bombi mu mwaka 2018 bari bateranyirije inshuti n'abavandimwe basezerana imbere y'amategeko kubana nk'umugabo n'umugore mu gihe bari basigaje ku isi cyose, ariko byaje guhinduka baratandukana ku mpamvu bahisemo kugera ibangana n'ubu ngubu. Uyu nguyu Miss nk'uko mwakurikiye cyane cyabanjije, n'ubwo ari mu nyenga y'urukundo rwose kandi ruryoshye rumeze neza. Imana ikomeze kumwubakira. Mu rundi rukundo twavuga rwavuzwe cyane ni urwa Safi Madiba na Niyonizera Judith. Mu nkuru nyamukuru zaranze umwaka wa 2017 mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda, ni inkuru y'ubukwe bwa Safi Madiba na Niyonizera Judith wari uvuye mu gihugu cya Canada aje kureba uwo yihebeye. Ubukwe bw'aba bombi bwakurikiwe n'ibicanege byinshi cyane mu rukundo rwabo, ariko bihagararaho abashaka kubasenyera bibi mu muhoro. Mu nkuru zavuzwe cyane harimo n'iy'umugabo uruhu rwera wagiye mu itangazamakuru akavuga ko Judith yahoze ari umugore we muri Canada.
ndetse ko n'amafaranga menshi umugore wa Safi afite ari ayo yamwibye ndetse n'abandi bagabo. Gusa kuri ubu ngubu iby'urukundo rwabo nabo byabaye amateka. Kuri ubu ngubu Judith nawe afite undi mugabo. Mu rundi rukundo twababwira nitwara kwabwirwa DJ Pius ndetse na MC Ange. Inkuru itandukana rya DJ Pius ndetse n'umugore we Ange Umulisa yababaje cyane cyane abakunzi b'umuziki ndetse n'abakunzi babo muri rusange. Ni imwe muri couple zagaragaraga nk'izifite urukundo rudafunguye. Mu mwaka wa 2014 aba bombi nabo bafashe umwanzuro wo guca ukubiri, ariko bakomeza gufatanya inshingano zo kurera umwana w'umuhungu bari bafitanye. Mu zindi nkuru z'urukundo twabwira zaranze imyaka itambutse harimo inkuru y'urukundo rwa Meddy Saleh ndetse na Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadi. Aba nabo bakundanye ururyohere kurusha ubuki, ndetse Imana ibaheramo umugisha byaranamo abana babiri b'abakobwa mu gihe bamaranye nk'umugabo n'umugore. Mu mwaka wa 2016 aba bombi batandukanye mu bwumvikane ndetse no mu bwubahane, ariko bakomeza gufatanya kurera abana babo. Kuri ubu ngubu Shadibu ni icyamare ku mbuga nkoranyambaga, naho Meddy Saleh we ni umuhanga mu gutunganya amashusho y'indirimbo z'abahanzi batandukanye ndetse n'izindi video z'imishinga. Kuri ubu ngubu bose nawe uratangazwa niba yaje kujya mu rukundo rushyashya cyangwa se afite undi muntu babana. Gusa Shadibu yageze kuko agezeho mu rukundo n'abasore batandukanye, harimo na Diamond Platnumz bigeze kuvuga igihe kirekire. Mu zindi nkuru twavuga zaranze imyidagaduro mu Rwanda twara kuvuga Anita Pendo ndetse n'itwa Ndanda. Anita Pendo uzwi nk'umukobwa wirwanyeho, yabanye nk'umugabo n'umugore n'umukinnyi w'umupira w'amaguru Alphonse Ndanda kuva mu mwaka wa 2016, ndetse baza kubyarana abana bagera kuri 2. Icyakora urukundo rwabo ni rwarambye ko nyuma yaho Ndanda wabaye umunyezamu w'amakipe akomeye nka Rayon Sport ndetse na AS Kigali yaje gutangaza ko batakiri kumwe, ndetse kuri ubu ngubu yamaze kwambika impeta undi mukobwa yihebeye Young Grace ndetse na Herbert Pique. Ari nk'ibishoboka umuhanzikazi Young Grace yasubiza inyuma mu mwaka wa 2018 kuko wari uryohereye kurusha ubuki, avuna umuheha kongezwa undi n'umukunzi we Herbert Pique wari umukinnyi mu ikipe ya Heroes mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo uyu muraperi Young Grace yizizaga isabukuru y'amavuko y'imyaka 25, Pique yashinze ivi hasi yamwambika impeta, aha gasopa abandi basore bose bashoboraga kumubenguka. Icyakora nk'abastari bose ntibajya biburira. Mu gihe gito cyane ubwo biteguraga kubyara umwana wabo wa mbere, Pique yaritarukije abwira isi ko umutima we utagiterera mu wa Young Grace. Kuva icyo gihe urukundo rwabo rwahise rushyirwa akadomo. Mu zindi nkuru twababwira nanone harimo urwa Kimenyi Yves nanone ugarutsemo ndetse n'uwase Muyango Claudine. Kimenyi Yves agaruka muri izi nkuru nyuma y'uko akundanye na Miss Uwase Muyango Claudine, nubwo nta wabyemeza. Inkuru nyinshi zivugwa kuri uyu muryango kuva mwaka wa 2025 zigaragaza ko kenshi aba bombi batakiri kumwe. Mu mpera za 2024 hatangiye kwihwiswa inkuru ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko Muyango na Kimenyi Yves ibyabo byaba bitameze neza, ariko bombi bakaryumaho bakerekana ku mbuga nkoranyambaga ko urukundo rwabo ari nta makemwa. Izi nkuru zambukiranyije umwaka wa 2025 ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakavuga ko ibyabo bombi bitameze neza, ariko bagakomeza kwerekana ko ari amagambo y'abashaka kubasenyera. Ku rundi ruhande nubwo nta ruhande rwemeza ko batandukanye, hari benshi bamya ko iby'umubano wabo byarangiye pe. Ku itariki 28 Gashyantare 2021 nibwo Kimenyi Yves yateye ivi yambika impeta ya fiançailles Muyango. Bari bamaze igihe bakundana, amusaba kuzamubera umugore, undi nawe nakuziyaza arabyemera. Ndetse muri Nyakanga 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza Muyango akuriwe, ndetse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 8 2021 baje kwiruka imfura y'umuhungu mu Kimenyi Miguel Yanis. Tariki ya 16 Ukuboza 2023 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano bisunga Brad Show. Ni ibirori yaje guhuramo n'abandi bakobwa ndetse n'abagore b'inshuti ziwe barimo nka DJ Brian, Ingabire Habiba ndetse n'abandi batandukanye. Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves agira ati: warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza nigeze ndota ko nzagira. Sinjye uzabona umunsi wo kurushinga ugeze, ndagukunda umunsi mwiza. Abo bombi basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge ku itariki ya 4 Mutarama 2024. Murabyibuka Kimenyi yari no mu mbago nyuma yo kugira imvune yari ikomeye, ndetse nyuma y'iminsi mikeya baje gukora ubukwe bwabo bwabaye ku itariki ya 6 Mutarama 2024. Mu zindi nkuru twara kuvuga urwa Nyambo na Titi Brown. Umubyinnyi wabigize umwuga Ishimwe Thierry wambaye nka Titi Brown yahishuye ko yatandukanye n'umukinnyi wa filime Nyambo Jessica yiteguraga kwambika impeta. Ibi Titi Brown yabigarutseho mu kiganiro cyo kujyana na MRN agaruka ku nkuru y'urukundo rwabo nuko rwarangiye, nubwo ntaho yigeze avuga ko ari Nyambo. Yagize ati: nuko mba nihurira n'umukobwa, tubanza kwibera inshuti, kwa kundi uhorana n'umuntu, turamenyana, aramfasha cyane pe kongera kuba umuntu. Ahangaha Titi Brown yarakiva muri gereza, birangira tubikundaniyemo, turakundana koko.
Uyu mubyinnyi yakomeje avuga ko ubwo hari hashize umwaka n'amezi 8 bakundana yaje gushaka gutera intambwe ngo abe yakwambika impeta nyambo, ndetse yatangiye no kwiga ku mishinga y'ubukwe bwabo. Hashize igenda avuga ni ese ubundi wakora akantu. Ubwo twari tumaranye umwaka n'amezi 8 nashatse gutera intambwe yo kwambika impeta, maze umukobwa arabyanga. Yavuze ko ubwo yari gutegura kwambika impeta nyambo abimenye mbere, akamenya ibyo ari gutegura, aza kumwicaza aramubwira ko yabimenye ibyo ari gutegura. Yamubajije niba afite ubushobozi bwo gukora ubukwe. Titi amwereka ko afite miliyoni 10 kuri banki na miliyoni 3 kuri momo. Ndamubwira ati yiteguye kwambara impeta uwo mwaka. Amwereka n'izindi mpungenge zatumye bahitamo kwiha igihe. Nyuma y'ukwezi kumwe bahise batandukana. Titi Brown yemeza ko kugira ngo batandukane ari bo makosa yaturutseho. Ahamya ko atigeze amuca inyuma cyangwa ngo amubonane message yaba yaragiranye n'undi mukobwa ari wese. Yagize ati twagiranye ibibazo birabyimba, gerageza kurokora umubano wacu biranga, bitamo kurekera. Mu zindi nkuru harimo iya Mutesi Jolly ndetse na Rugumi Saidi. Umuherwe muri Tanzania Saidi Rugumi yongeye kuvugisha benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko bigaragaye ko ashobora kuba asigaye afitanye umubano udasanzwe nitwa Alia Cool, byari bizwi ko akundana n'Umutesi Jolly. Ibi byatangiye guhwihwiswa nyuma y'uko bigaragaye ko kuri konti ye y'ubucuruzi ya Instagram aho yakurikiraga Mutesi Jolly yahasimbuje agashyiramo Alia Cool, ariwe muntu wenyine Rugumi Saidi akurikira kuri Instagram ye. Cyakora nubwo byari bimeze gutyo, kugeza ubu ngubu rwose Rugumi ntacyo yigeze atanga cyangwa se Alia Cool ngo avuge ku by'umubano wabo. Gusa abyibuka neza umwaka ushize Rugumi Saidi yaravuzwe cyane mu itangazamakuru nyarwanda, ndetse yewe Jolly nakorwa ibiganiro byishine bigaragazwa mu rukundo, ndetse hari n'abahuje bimwe mu bikorwa Jolly yagiye ageraho bakabihuza n'uyu mugabo, birimo imodoka yagiye agura, ingendo yagiye agera mu bihugu bitandukanye by'Iburayi birimo no mu bihugu by'Ubwongereza, ndetse hari n'abo bagenda bagaragara bari ahantu hamwe cyangwa se amafoto yabo ifotoje agaragara ahantu hamwe. Ndetse Rugumi yigeze no kuvuga ko umukwe wabo yitegura kuza mu Rwanda, ubwo yarivugaga yitegura kuza no mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ku minsi yagiye yicuma, umubano wabo wagiye rwose ukendera kugeza ubwo Rugumi Saidi afashe icyemezo cyo guhagarika gukurikira Mutesi Jolly kuri Instagram. Kuri ngo agakurikira Alia Cool ngo tumaze kwivuga hejuru. Keza Teriski na Izeroriye uzwi izina rya The Train, urukundo murarwibuka. Nyuma y'amezi 4 bambikanye impeta yo kuzabarakana amata, The Train ndetse na Keza Teriski bahise bafite icyemezo cyo gutandukana nyuma yo kwemeranya ko bagiye kuzabana kanamata pe. Kuri ubu ngubu muri aba bombi nta n'umwe ugikurikira undi ku rubuga rwa Instagram, dore ko bose batanagifollowingana rwose. The Train niwe banje kureka gukurikira Keza, nuko Keza nawe aza gukurikiraho. Nyuma amakuru avuga ko aba bombi bamaze gutandukana, ndetse mu bihe bitandukanye muri iyo minsi yabanjije mbere ko batandukana bigeze no kurwanira mu kabari bari baje gusohokeramo, ibintu byaje gufatwa nk'intandaro yo gutandukana kw'aba bombi. Kuri ngo The Train yamaze kwigira mu bucuruzi cyane bw'imyambaro, mu gihe Keza Teriski nawe ari mu nshingano zo kurera umwana we. The Train kandi icyo gihe bibutse ko yari yambitse impeta y'urukundo umukunzi we Keza Teriski mu kwezi kwa 4 muri uwo mwaka. Nyuma y'amakuru yavugaga ko batandukanye, ndetse na The Train yari yarabyemereye itangazamakuru. Gusa nyuma haje kwibazwa niba koko baratandukanye bya nyabyo cyangwa se ari uburyo kugira ngo ibyabo nyine bikomeze kuvugwa mu itangazamakuru, dore ko na mbere bari bageze kubikora bigatungura abantu bambikana impeta. Gusa ariko kuri iyo nshuro yari biresere ko baje gutandukana, ndetse nyuma yaho haza no kubwirana amagambo mabi ku mbuga nkoranyambaga. Urundi rukundo rwavuzwe cyane harimo urwa Yago n'uwitwa Krista. Umuhanzi Yago Pondati yagaragaje ko we n'uwari umukunzi we Teta Krista bari baherutse kubyarana umwana wabo w'umuhungu, ibyabo bishobora kuba byaramaze kurangira, ndetse kandi nako biri n'ubu ngubu bakaba batakiri kumwe, buri wese ari mu buzima bwe. Icyo gihe bitangaje mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram, ahashyirwa ubutumwa bumara amasaha 28 cyangwa se buzwi nka Insta Story, aho yanditse ati urukundo rw'ikinyoma ruragatsindwa. Ayo ni amagambo yakurikije utumenyetso two kurira, umutima ushengutse, ndetse n'indirimbo yise Swejo. Uyu musore yanditse ubu butumwa nyuma y'amakuru yari amaze iminsi acicikana ko we n'umukunzi we batandukanye. Ababivugaga kenshi bashingiraga ku kuba nta n'umwe ugikurikira undi ku rubuga rwa Instagram cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga muri rusange, ndetse n'amafoto bari bahuriyeho bakaba bari baramaze kuyasiba. Ibi byabaye nyuma yaho uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru yaraherutse gutangaza ko we n'uyu mukobwa tariki ya 5 Gicurasi 2025 bibarutse umwana wabo w'umuhungu. Mu butumwa yanditse yagize ati Imana yakoze ibikomeye kuri twe, barakoze cyane rukundo rwanjye Teta Krista, ndagukunda cyane kandi sinzegera mbyicuza. Imitima yacu iranezerewe, imiryango yacu iranezerewe, umwami yageze ku isi. Imana ni nziza kandi izahora ari nziza iteka ryose. Muri 2025 nibwo Nyarwaya Innocent uzwi ku izina rya Yago Pondati wamenyekanye kuri izina rya Yago Pondati yashyize hanze indirimbo yise Ero. Indirimbo yaje gutura uyu mukunzi we witwa Teta,
bari bagiye kumarana imyaka 2 bakundana. Mu icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko iby'urukundo rwabo byatangiye Teta ari umufana we, bagenda baganira biyumvanamo kugeza bageze ku ngingo yo gukundana. Yagize ati byatangiye ari umufana wanjye bisanzwe, nyuma turahuza tugiye kumarana imyaka 2. Yavuze ko ikintu gikomeye yamukundiye ari uko afite umutima mwiza cyane. Amakuru icyo gihe akurikiraho yavuga ko uyu mukobwa witwa Teta yamaze gusigaye mu gihugu cya Uganda ndetse n'umwana bakizira mu gihugu cy'u Rwanda. Mu izindi nkuru z'urukundo utarenze amaso ni inkuru y'urukundo rw'umubyinnyi Benda ndetse n'umubyinnyikazi witwa Shakira. Umubyinnyi uri mu bagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda General Benda yaciye amarenga ko itandukanye n'uwari umukunzi we witwa Shakira K. Ibyo byaje kurangira n'ibintu byatambutse mu minsi yatambutse. Ni mutumwe icyo gihe General Benda yashyize ku rukuta rwa Instagram agaragaza ko nta mukunzi afite ari single, agira inama bakundana kureka kwishora mu nkundo z'iyi minsi. Icyo gihe yagize ati niba ukunda cyane komeza kuba wenyine. Abantu bo muri iki gisekuru ntibakishimira iby'urukundo kundi. Aya ni amagambo benshi bashingiye bavuga ko umubano w'abo bombi waba warajemo agatotsi ndetse bashobora kuba baranatandukanye. Shakira K ndetse na General Benda n'ababyinnyi bagezwe muri kino gihe mu Rwanda, ndetse urukundo rwabo rukaba rwarakundwaga n'abatari bakeya ndetse bifuza ko bazagera kure. Mu minsi yakurikiyeho General Benda yagaragaye ari mu rukundo n'undi mukobwa wo ku mugabane w'Uburayi, mu gihe Shakira K nawe yagaragaye mu rukundo n'undi musore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse biza gutabihamiriza abandi ku byabo byarangiye. Ubwo tukiri ku babyinnyi twabara kwabwira Jojo Breeze ndetse n'utwa Divine Owa ndetse na Jojo Breeze nabagiye mu rukundo abo runini cyane, ndetse ariko nabyo biza kurangira nabi. Ubwo hagiye hagaragara inkuru nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ko bombi batakiri kumwe ndetse bamaze no gutandukana, ndetse abishobokana bako Jojo Breeze byamugizeho depression, cyangwa se abishobokana bako Jojo Breeze byamuteye depression bigatuma ibyo yakoraga atakomeza kubikora. Abishobora ko Jojo Breeze yasuye inyuma, nubwo samutime ari umuntu wicecekera bakagira ngo wenda yarazimye cyangwa se ntabwo arimo arakora, wenda afite ibindi ahugiyemo cyangwa se yenda napaje ubuzima bwiwe. Abenshi bakunze kubihuza n'urukundo yakundanaga n'uwitwa Divine Owa, kuko bakundanaga kubona Jojo Breeze buri segonda bapostinga bakora amavlog n'andi mapost bari mu nzu yo mu rugo mu buriri n'andi atandukanye. Gusa ko nyuma yo gutandukana Jojo Breeze yabaye nk'ufashaga pause niyongera kugaragara mu itangazamakuru, muri social media ndetse na media muri rusange. Nubwo muri no minsi asa nk'wongeye kugaruka, ariko witwa Divine nigeze hagarika. Gusa ariko nubwo byabimeze gutyo bo ntabwo yigeze babwirana amagambo bari ku mbuga nkoranyambaga, kuko banacishagamo bakongera bagahora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bagahurira mu kazi ukaba ntacyo bitwaye. Urundi rukundo twavuga ngaha ni urwa K8 Kavuyo ndetse na Miss Bahati Grace. K8 ndetse na Bahati Grace urukundo rwabo rwatangiye mu mwaka 2010 rurakomeza kugeza mu mwaka 2012 ubwo biberukaga imfura yabo y'umuhungu bise Ethan Muhire. Nyuma yo kubyarana uyu mwana w'umuhungu baje gutandukana, umwe acukwe n'undi acukwe. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ali Sudi kuri Instagram yavuze ko impamvu yatandukanye na Kate ari uko yabonaga batagihuje icyerekezo, ndetse ko n'ibihe bisubiye inyuma atakwemera ko bongera gusubirana pe. Ayo ni amagambo ya Bahati Grace. Yagize ati ntabwo nabyemera kuko ibyerekezo byacu ntibyaba bihuye, twari dufite ibyerekezo bitandukanye pe, niyo ntandaro yo gutandukana kwacu. Avuga ko rero kurera umwana wenyine byamugoye, ariko ubu ngubu akaba yaratangiye kubona umusaruro wabyo. Ati abazi umwana wanjye babona ko afite urukundo nubwo yaruhawe n'umubyeyi umwe. Nakuze mfite ishyaka ryo kumva ko ningira umwana nzagerageza kumugaragariza urukundo no kumuha ibyo akeneye byose. Maze kumubona byansabye ko nigomwa byinshi, ariko nangiye kubona umusaruro wabyo. Mu mpera za 2018 nibwo byatangiye kuvuga ko Bahati Grace ari mu rukundo na Pasi. Yavuze ko ikintu yamukundiye ari uko yamukunze uko ari, kandi ikintu yavuze ko ari cyo akora ari umuntu uhagarara ku ijambo rye. Sabonyine bagiye bakundana bikarangira gutyo, kuko nayo hari abuzi b'abastari bakundanye ariko rwabo njumare kabiri. Bose ntitwabandika ngo tubavuga ngaho umwe ku wundi. Gusa ariko nashobora kutwandikira muri comment niyihe nkuru ushaka ko tuzavugaho mu kiganiro cyacu gitaha. Ese niba ibintu wifuza ko tugarukaho, yaba ibitiye amatsiko cyangwa se byabaye, niba ushaka ko twongera kugarura, kora subscribe kandi na joining community yacu, link iri muri description hasi uraza kuyibona. Ujye n'andi makuru atambuka menshi cyane, tunasangirire mu bitekerezo, tunahure mu bitekerezo bitandukanye, kugira ngo tukomeze kubaka umuryango munini kandi wiganjemo amakuru meza kandi y'ukuri.